rishimwe kandi rishyirwe hejuru iteka ryose kuko uri Imana. Abo mu isi baguhimbaze bavuga icyubahiro cyawe no gukomera kwawe. Abo mu ijuru nabo bavuza impundu kandi bavuge ubwiza bw'Imana no kugira neza kwayo. Ndagushimiye kuko twakumenye tukamenya Imana ihoraho. Ndagushimiye kuko twavutse kuri iyi ngoma y'ubwami bw'Imana. Ndagushimiye kuko twavutse muri iki gihe nubwo ari igihe kigoye kandi kiruhije. Ariko mu izina rya Yesu Kristo Umwami, nubwo imitima yacu yuzuye imvune, ariko turagushimiye data, turagushimiye kuko bakera bashaje batarabonye izasezeranijwe kugira ngo tuzabashe kwihabwa. Uwo murage ntiwawufite, ni ibanga rikomeye ry'Imana. Ariko twebweho data mu izina rya Yesu Kristo Umwami, twavutse ku ngoma y'Umwami Yesu Nyirimbabazi. Wiye tuvuga ku ngoma ya Satani none twatwihebye. Ndagushimiye ko twamenye agakiza. Ndagushimiye ko twahawe agakiza. Ako gakiza kakaduheka mu mugongo wako, kakatujisha kakadukomeza. Ni nka kurya umubyeyi azajisha umwana wiwe mu mugongo kugira ngo adahanuka. Nuko niko gakiza katujishe, nuko niko gakiza kadufite. Nicyo gituma rero imitima yacu data iza yita ibirenge, kandi tukagenda tudahuzagurika, tukagenda tutikanga. Ntabwo dukebagana ngo turebe hirya no hino, kuko tutumbiriye agakiza twahawe n'Imana yo mu ijuru. Haleluya. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe ryogezwe n'abariho bose n'ababayeho bose n'abazabaho bose data bahimbaze byose. Turadukomeza kugushima kuko data mu izina rya Yesu Umwami ari wowe wadukebeye uyu mwanya kugira ngo tubashe kubamwo. Nukuriza bitangaza kugira ngo uyu mwanya tunezerwe, twishimane n'abari kure, abari mu mahanga, abo twari dusangiye igihugu, abo twari duturanye mu mihana, n'abandi benshi twari dusangiye umugabane. Ariko twese mu izina rya Yesu Umwami, biterwa n'ibihe turatatana dusha hirya no hino, ariko nanone uyu mwanya wadukebeye data, tukaba duhaye tuvugana amajwi akumvikana. Rimwe na rimwe uwuzi ukamumenya ukavuga ngo uri runaka uhaye uvuga. Imitima yacu ikishima, imitima yacu ikanezerwa kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, kubw'uyu mwanya mwiza data wadukebeye. Iri ni ibanga rikomeye ry'Imana data mu izina rya Yesu Umwami. Mu buryo bwo kwizera cyangwa se mu buryo data mu buryo bw'umubiri, tubasa n'abahagaze ku busa kuko si umusozi. Tubasa n'abatura n'abantu bahaye bavugira ku kintu kitariho, ikintu kidafatika. Ariko data kuko ari ubwiru bwawe bukomeye, hari ibanga rikomeye. Nanone data mu izina rya Yesu Umwami, reka tugushime. Nuko niko wabonye kuko dukwiye kuba muri uyu mwanya, wabonye kuko dukwiye kuba muri byiza, wabonye kuko dukwiye kuguhimbaza. Hari abantu bari bacecetse bigunze, badafite wenda umwanya, batari bafite umwanya wo kuvuga no kuguhimbaza. Abirungu ryari rikubiye aho bari, ariko wabazahuye data mu buryo bwo kwizera. Duhereza umwanya none ko baragushima, ko baraguhimbaza. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro data. Ndagushimiye kuko nuko nako data mu izina rya Yesu Umwami kwatubayo. Ndagushimiye. Ubu turi mu mashimwe ko turagushima data. Twahuye n'ibibazo bikomeye, twahuye n'ingorane zikomeye, twahuye n'ibituremereye imitima, tugira imvune mu mitima, kandi mu izina rya Yesu Umwami uburyo bwo kwizera kwacu kuramanuka, tubatakaza, kandi data duhagarara ku rugamba rukomeye cyane. Nicyo gituma n'uyu munsi data mu izina rya Yesu Umwami, impanda yovuga nanone, abantu babaye inyombya, abantu babaye imvange, abantu bafashe ku isi bafata no mu ijuru, nanone tugakunda ijuru, kandi cyane cyane ubu dusa n'abunamiye isi, kuko bitewe n'ibyago twagiye duhura nabyo, n'intambara twagiye duhura nazo,
abantu bakarwana biryamye, abantu bakarwana batekereza, abantu bakarwana, abantu bakicara data mu izina rya Yesu mwami batari ku rugamba. Ariko nanone data uzugumya kutemera ibyiringiro, ubuhaye tureba data, ubuhaye dutumbira ukavuga uti ibyo ari byo byose bahuye n'iminsi ikomeye. Ariko data mu izina rya Yesu mwami reka mbababarire, turabawe data, turabawe. Ndagushimiye kuko mu izina rya Yesu Kristo mwami ibyo tuba tukubwira uzubyumva. Twebwe turatuvuga bukeya ariko ukumva cyane, kandi nubwo twosubira mu magambo tuba duhaye tubwira umugabo wumva, kandi n'ibyo dutekereza kuvuga wowe usanga wabimenye kuko uratuzi. Ubwiye umenya umuntu ukamenya izina rye, ukamenya nuko ateye kose nuko atekereza data, nicyo gituma rero tuzaza twuka umutima. Ndagushimiye rero mu izina rya Yesu Kristo mwami. Hari ibyo twakubwiye kandi byinshi turabikubwira, turavuga ngo mana nta mwanya n'umwe wacu murenge twigeze dutekereza gutera, ahubwo twaratewe, kandi tumaze guterwa duterwa n'abo twaturanye, duterwa n'abo twasangiye, duterwa n'abantu data mu izina rya Yesu mwami tuzi tukamenya n'amazina yabo. Abo nibo batunyaze ndetse abana amatungo aragenda, n'uno munsi wa none data bakaba bayaheranye. Uko niko twakubwiye kuri bikeya, hari n'izindi byinshi twakubwiye. Ariko data mu izina rya Yesu Kristo mwami tukubwira kuko twatewe, ariko nanone twebwe ntabwo twigeze tugira umutima wo kuza gutera ngo tunyagirire abandi, ngo twishe abantu, kandi ngo tubabuze umutekano. Ibyo turabikubwira, kandi uri Imana iri mu ijuru. Nanone wamanuwe no gutabara data, kandi iyo uja gutabara usumana ukomeze nk'umurabyo. Mu izina rya Yesu Kristo mwami uradutabara, hari harimo imbaraga zikomeye, kandi usa n'uziremye data mu izina rya Yesu mwami, uzuremera kuri bakeya, abo bakeya baremera imbaraga. None mu izina rya Yesu mwami imbaraga zabo uko bahaye bagenda bazamuka, niko imbaraga zihazigwira, niko imbaraga zihaye zikomera, niko imbaraga zihaye zibaho zirema. None uyu mwanya reka tugushime mu izina rya Yesu Kristo mwami. Reka tugushime nubwo tutorasura ngo tuvuge, ariko ishimwe ryacu arizi, uzi uko tumeze, uzi uko duhaye dutekereza, uzi data n'imitima yacu uko inezerewe. Data twahuye n'ibibazo abana bacu badushizeho, nubwo badushizeho data ababyeyi bagasigara ari inkokore, ariko mu izina rya Yesu Kristo mwami kuko Imana nanuzumya kuduhumuriza, ihumure ryawe rikagwira ku bantu, kandi abantu bakanezerwa bakishima. Bakeya basigaye nanone reka tubasabire nanone amahoro y'Imana agwire kuri bo, amahoro y'Imana amanuke muri cya gihugu data, abantu bagumye bagwiza amashimwe. Uko niko guhembuka kw'imitima, uko niko kwishima kw'imitima, kugira ngo data mu izina rya Yesu mwami mu buryo bwo kwizera tubashe kandi duhagarare tudashikamye. Nukuri ibi twizingiyeho zose bigumye byeyuke, bigumye biveho, kugira ngo data tubashe guhagarara mu kwizera. Iyo misozi tuzongere kandi tuyigendeho, ariya masoko tuzongere kandi tuyanyweho, inzuri tuzongere tuziragire, data we imirima yacu tuzongere tuyihinge, amatongo ya basokuru nanone tuzongere tuyature, twishime imitima yacu igubwe neza data. Uzaturemera icyo gihe, kandi twizeye ko uzakema data, kuko umurongo niwe ufite, kandi nanone ibitekerezo byiza, imigambi myiza niwo yidufitiye data. Ndagushimiye kuko mu izina rya Yesu Kristo mwana tuzishima umunsi tuzogihuriramo, kiya n'uruhurirane hariya mu cyambo, tukajabuka twese tukaja muri cya gihugu tukishima. Abana bacu bari hirya no hino bakagihuriramo, data we bakavuga indimi zose. Hari abaje barize icyongereza, icyo ngicyo kizahahurira. Hari abaje baramenye igifaransa batari bakizi, uwo munsi kizahataha. Tuzonezerwa, tuzishima kuri bakeya bazaba baturutse hirya mu mahanga hirya no hino. Tuzonezerwa data, nuko rero niwe uzatwibagiza n'imibabaro, kandi nanone imibabaro twababariye muri cya gihugu. Nanone data mu izina rya Yesu mwami amarira niye kuko nanone izo tatukugira data uzovyumva. Reka tukwereke imfubyi n'abapfakazi. Data we, iyo tugeze kuri uwo mwanya, ni umwanya ukomeye data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu, data mu izina rya Yesu. Ninde warera imfubyi, ninde uzurera imfubyi data, ninde uzuhumuriza abapfakazi? Niwe yego sa data. Abapfakazi babaye benshi muri kiriya gihugu data mu izina rya Yesu mwami, bari mu guhambira kuruta abaturage. Data we, ninde wahumuriza abapfakazi?
reka ugende uhumuriza abapfakazi, reka data ubaruhure mu mitima, kandi ubereke kuko ariko bimeze ari igihe twahuye nacyo. urera imfubyi zagiye zisigwa, ureba abana bacu hari abagiye basiga, hari n'abandi bapfuye badasize, ariko mu izina rya Yesu Kristo Mwami, uwo mwanya wose ni wowe uzubamo data, reka ugumye uhumurize bariya bose, reka data ziriya mfubyi uzirere, ni wewe ubwawe wotanga uburisi ukarera ziriya mfubyi data, reka ugumye tugwizirize nziza, amahoro y'Imana amanuke hariya, umugisha w'Imana ugwire muri kiriya gihugu, data abantu bishime, abantu bongeye bahembuke, nibo uzabaremera ibyo barya n'ibyo bagaburira, nanone abagenzi n'abashyitsi bazaba babagamye data mu izina rya Yesu Mwami, nibo uzobaha guhinga bakeza, bakongera kandi bagasubira mu mwanya mwiza data mu izina rya Yesu Kristo Mwami, bakongera bakaba beza. Abantu urimo kureba abantu ukabona batakaje amasura bitewe n'ibihe data mu izina rya Yesu Mwami, umuntu akaba atararwaye ariko nanone waje kumwitegereza ugasanga yarabumbatanye, ugasanga umuntu ntakigira umubiri, ariko niwe wongera kandi ukaturemera ubwiza, kuko waduhaye ubwiza twavukanye data mu izina rya Yesu Mwami. Kenshi nibwo turazira ubwiza twavukanye, ubwiza twaremanywe, wongere kandi data uzudukomorera data, dukomorera ubwiza abantu bongere kandi basubirane, abantu bongere kandi babe beza data mu izina rya Yesu Mwami, bahinge beze borore kandi uturemere iminsi myiza data ya kera. Ndagushimiye kuko ari wowe uzunezeza imitima yacu tukishima, kandi data mu izina rya Yesu Mwami, mu buryo bwo kwizera tukita ibirenge. Ngaho uyu mwanya rero mu izina rya Yesu Mwami, icyo tukwereka data mu izina rya Yesu Mwami, twongera kukubwira, tukubwira byinshi bene data baba babivuze, ariko natwe tukongera tugasubiramo data mu izina rya Yesu Mwami, turadusubiramo kuko tumva data, ariko nuko nakababaje umutima, reka nanone uzumenya kuko imitima yacu yashavuye, imitima yacu yabaye data mu izina rya Yesu Mwami. Reka tukwereka abana bacu bazize ubusa, bakazira ubusa, bakabeshyerwa, bakabari imbohe, ziri imbohe hariya zirakingiranye mu mazu, zirakingiranye, hari abamaze mu imyaka itabasha kwarika, data we babohewe hirya no hino mu gihugu, ariko mu izina rya Yesu Kristo Mwami, nta wundi wotanga umwanya mwiza wo kubohorwa. Abari abantu babohorwe, bari abantu bongere kandi basubire mu ngo zabo, basubire mu bana babo, bongere kandi imiryango yongere ibabone, natwe ubwoko twongere twishime, tuguhimbaze, tunezerwe kandi tukuvugereze impundu kuko uri Imana yacu, Mana yayo mu ijuru. Bohoreze yambohe, kuko hari n'izindi watubohoreye, imitima yacu iranezerwa irishima. Nico gituma n'uno munsi wa none dufite icyizere, kuko ni umunsi utarashika gusa, ariko bari yarabuzabohora data mu izina rya Yesu Mwami. Tuzi utinze ibihe, abantu nibo bazabarambirwa, ariko data mu izina rya Yesu Mwami, ibyo uzagukora wewe uzubikora uciye kure. Nico gituma rero mu izina rya Yesu Mwami turambirwa nk'abantu, ariko utuje ntucecetse data mu izina rya Yesu Mwami. Ibyo uzuvuga uzubivuga bucece, kandi ibyo uzukora uzubikora mu ibanga. Ngaho data aho uzabikora nanone tuzaba duhari, kuko ntuzugirwa inama, ariko twebwe tukubwira ibitubabaje, ibituraje ishinga. Nawe data uri Imana iri mu ijuru, ukabikora ukihutira kubikora. Ngaho data mu izina rya Yesu Mwami, ubidukorere nk'intwari nanone izibidukorera, kandi imitima yacu ikanezerwa. Ziyambohe uzubohore data mu izina rya Yesu Mwami, bongere kandi bagarurirwa iminsi myiza ya kera. Ndagushimiye kuko ari wowe basanga aho bari, barwariyemo bariya data mu izina rya Yesu Mwami. Hari abagiye ari ibimuga nk'abaruterera, bagiye ari ibimuga, ariko mu izina rya Yesu Mwami ni ubwawe data wabaremera iminsi myiza, kandi bakongera bagasubira data mu buzima busanzwe, tukishima, imitima yacu ikanezerwa, tukaza tumenya kuko tukavuga ngo runaka ari mu rugo rwe. Nuko ibyo ngibyo data bikadutera kwishima. Ndagushimiye kuko twumva data ibyo twakubwiye ni byinshi, kandi ibyo zose ni ibidutera guhimbarwa, kuko turiko turabwira data n'umwana n'abana bahaye babwira se data mu izina rya Yesu Mwami. Nico gituma rero data duhaye tukubwira, kugira ngo nawe twumve uri mu ijuru. Ngaho rero turagushimiye kuko uzi twumva kandi ukatwitaho. Ndagushimiye kuko data mu izina rya Yesu Mwami, ibyo tutakubwira nubwo turi kubwira dukiraniwe, ariko nanone data uje ubikirandura nk'Imana. Kandi ibyo tutakubwira hari rimwe na rimwe turabihengeka,
ariko mu izina rya Yesu mwami wewe uje utugororera wewe data uze dutunganyiriza abantu bagiye kugabanya nuko nuko ndiwo mugambi wawe reka data mu izina rya Yesu mwami twumve amahoro yawe atahe amahoro yawe aganze amahoro yawe ategeke mu izina rya Yesu Kristo mwami dukomeze twishime kandi tunezerwe iki gitaramo nanone waduhaye gihire bose abantu bose bagubwe neza abantu bose bishime ijambo ryawe rize ku bwacu iki gitaramo data mu izina rya Yesu mwami waduhaye nuko gimwe gihembura imitima y'abantu data mu izina rya Yesu indirimbo zirindirwa ngaha umurage wacu data umurage wacu kandi n'ijambo ryawe data ikomeze ri umuti uvura imitima y'aba bose barahangaha ndagushimiye kuko uzutwumva ndagushimiye kuko tunezeza imitima yacu ishimye kandi data mu izina rya Yesu mwami tugahora tuwuhimbaza wabwe cyubahiro kuko Imana bisenze mu izina rya Yesu Kristo mwami.